Bavandimwe ariko icyanyuma nababwiye nuko abantu batumiwe muri birori ngo haje gusangamo umuntu utari wambaye imyenda y'ubukwe. Biragaragara ko hariho imyenda y'ubukwe abantu bagomba kuza bambaye. Nawe nihe myenda y'ubukwe? Niba wamenye ko umunyabyaha ukamenya ko hari ibirori, nihe myenda y'ubukwe ugomba kuba wambaye kugira ngo wemererwe kwinjira muri ibyo birori? Imana imaze kumenya ko twese turi abanyabyaha kandi ko nta n'umwe ubasha kwikiza, kandi imaze kumenya yuko ibyo twakiranutse byose ngo ari ubushwambagara bwuzuye ibizinga, yohereje Kristo mu isi kugira ngo uwo mwana w'Imana utagira icyaha, uwo mwana w'Imana uwo ijuru n'isi ngo bigomba kwakira kugira ngo byose bizatunganyirizwe. Uwo mwana w'Imana waje akabyarwa n'umugore w'isugi, abaho ubuzima butunganye, imyaka yamaze mu isi yose ayimara nta cyaha kimwe akoze, ayibaho yumvira Imana mu mutima n'inyuma, ashimwa n'Imana n'abantu. Hanyuma umwana w'Imana ukiranuka aravuga ngo kuko rero njyewe ntabwo ndi gushaka gukorera ijuru kubera ko n'ubundi risanzwemo, ariko hano hari umunyabyaha we wananiwe kuryinjiramo kubera ko ari umunyabyaha. None Mana, reka ngurane n'uyu munyabyaha, ume ibyaha by'uwingerekeho, hanyuma nanjye ufate gukiranuka kwanjye ubwo uriya munyabyaha kubashe kumwinjiza. Iyo murabyumvise bavandimwe? Niyo mutabyumvise n'ibyo navuze byose ntabwo uzi kubyumva. Reka mbisubiremo kugira ngo ubyumve. Ni ukuvuga ngo Imana imaze kumenya ko Imana imaze kumenya ko twese turi abanyabyaha kandi ko ntawe wakwikiza. Reka mbabwire ibintu kubyumva niko gukizwa, kubyizera niko gukizwa. Nusanga ibintu wizera bitandukanye nabyo, uze nyuma y'amateraniro, nyuma y'iyi serivisi yose twicarane nkwereke yuko udakijijwe muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo Imana imaze kubona ko twese nta n'umwe ushobora kwinjira mu ijuru, yohereje umwana wayo mu isi atunganye kugira ngo aze gukora iki? Ntabwo yaje kugira ngo aduhe amazu bavandimwe, ntabwo yaje kugira ngo aduhe amafaranga, ntabwo yaje kugira ngo atujyane muri Amerika, kuko muri Amerika kugira ngo Yesu ave mu ijuru azamo no kuguha viza. Icyo ni ikinyoma, ni ikinyoma, ntabwo ari viza yaje kuguha, ahubwo yaje kugira ngo akwinjize aho imirimo yawe, ubupfura bwawe, kwitoza kwawe, amafaranga yawe, icyacumi n'amaturo byawe bidashobora kukwinjiza. Yaje kugira ngo yishyireho ibyaha byawe, hanyuma nawe barakubyishyiraho uko Yesaya avuga ngo Uwiteka ashimye kumushenjagura yaramubabaje, ngo twese twayobye n'intama zitatanye, ngo ndetse twese twahindutse abanduye, ngo Uwiteka gushyiraho gukiranirwa kwacu. Uwiteka ubwe, Imana ubwayo ifata ibyaha nakoze n'ibyo wakoze n'ibyo yakoze n'ibyo tuzakora n'ibyo turi gukora uyu munsi, ngo ibishyira kuri konti y'umwana wayo. Iravuga ngo rero kuko umaze guhinduka umunyabyaha, kubera ko umaze kwishyiraho ibyaha, kubera ko uyu munsi wemeye kujya mu cyimbo cy'umunyabyaha, ngiye kuguhana nk'umunyabyaha. Imana ihana umwana wayo. Isaya 53:10 ngo Uwiteka ashimye kumushenjagura yaramubabaje. Uwiteka yashimye gushenjagura umwana we, amuhanira ibyaha atakoze, ahubwo ibyo wakoze n'ibyo ukora uyu munsi. Imana kubera ko itabera kandi idashobora kwemera ko hari icyaha gitambuka kikanyura munsi itagihannye, yahannye umwana wayo mu cyimbo cyawe kugira ngo wowe uyu munsi numara kumenya wapfuye, ku munsi wa gatatu akazuka, hanyuma ukarekura ibyo warishinjijeho byose, ugasiga ibyaha byawe inyuma, ugasiga gukiranuka kwawe inyuma, ugasiga byose inyuma, ukamukungiraho uvuga ngo ntacyo nzanye mu ntoki kibashe kunshungura, simfite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wapfiriye honyine yongera niringira. Ibyo ngibyo ukimara kubyizera, ya magambo meza avuga ngo kuko Imana akunze ari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Uwo mwanya ukimara kumwizera, ngo ntabwo uba ucyongeye kurimbuka ukundi, aho guhabwa ubugingo buhoraho. Urabyizeye cyangwa hari ibindi bishingirijeho? Biroroshye. Uwizeye umwana w'Imana afite ubugingo buhoraho. Yohana 3:36. Utizeye umwana w'Imana, umujinya w'Imana uguma kuri we. Byoroshye bityo. Ni campus ebyiri, ni inkambe ebyiri. Uwizeye umwana w'Imana afite ubugingo, utamwizeye umujinya w'Imana uguma kuri we. Kandi bo benshi batamwizeye kuko ngo irembo rijya mu ijuru rafunganye. Hano rero ngo irembo rijya mu ijuru rafunganye, akagira ngo ubwo ngubwo bisobanuye yuko abari mu irembo rinini ari babandi bari muri rigore, abandi bari mu tubyiniro, abandi bari mu kabari. Oya, irembo rigari riri imbere y'amadini menshi n'insengero.
biratangaje kuko nibo bazagera imbere ya Kristo bakubwira ngo mwami mwami, aho ngo simbazi, kubera ko baciye inzira Imana itaciye. Yesu aravuga ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ese iyo niyo nzira nawe waciye? Wiringiye ibyo umwana w'Imana yakoze cyangwa wiringiye ibyo wowe ukora? Kuko twabonye ko hari umuntu waje yambaye umwenda utari ubukwe afite umuhanzi. Umwenda w'ubukwe ukura hehe? Ukura ku musaraba, ahandi. Umwenda w'ubukwe ukura ahantu Mukristo yanyuze agahabwa urwandiko rw'ijuru, hanyuma nta bwenge we yagenda akisanga mu nzira gusa afite urwandiko certificate ya baptism, urwandiko rw'idini. Nawe tuje kuri uyu munsi bampaye amasakramentu byose abyujuje, ageze ku irembo ry'ijuru baba ngo twereke urwandiko rwo ku musaraba, araruha kandi afite urw'idini. Yako wicanga nawe witse urwandiko rw'idini mitoro bakuzi mu bitabo ko wari wowe utanga menshi, bazajya mu ijuru bavuga ngo ntaho tukuzi, ntaho wanditse. Warakoze umeze nk'umuyede wagiye gukora ahantu kuri chantier ariko ntaho yanditse mu bakozi, aravunika intoki ziratonyoka, umutwe urakoboka, bagiye kuraba kuri liste yabo bagomba ko basanga ntaho uri, kubera ko ntaho muhaye akazi. Bavandimwe, ubu bukwe nawe wabutumiwemo, ndavuga ubw'umwana w'Imana, kandi ibintu birakwegereye nk'uko igicucu cyawe gikwegereye igihe izuba riri kugenda nawe, kuko hagati yawe no kubaho kwiteka harimo izi milimetero. Isaha n'isaha ushobora kuva muri isi ugahagarara imbere y'Imana yakuremye kandi ikagucira urubanza. Hagati yawe n'iteka ryose milimetero zirimo ntabwo wazibona. None ubukwe nawe wabutumiyemo umwana w'Imana, wimenye nk'umunyabyaha udafite kivurira, wimenye nk'uwambaye ubusa udafite icyo yambaye, wimenye nk'udafite gukiranuka, urangije wizera ibyo Imana yakoze mu mwana wayo, uhabwa gukiranuka kwa Kristo, winduka umwambaro uzahagararamo imbere y'Imana. Wimenye ibyo? Roma 3:21, none wari gukiranuka ko Imana twayishuye kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamye ngo n'ugukiranuka bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo, ari nta tandukaniro ko bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana, ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa bwo gucungurwa kubarirwa muri Yesu Kristo. Wowe ngo Yesu Kristo ngo ni Imana yatanze kugira ngo impongano wizera amaraso ye. Waramwizeye, nimba waramwizeye ubwo mwambaro nawe urawufite ubukwe, ubugingo buraho urawufite. Niba utaramwizeye ngo wa wundi utambaye umwenda w'ubukwe baramuzingazinze amaboko n'amaguru bajugunye hanze aho bazarira bakayikinira amenyo, bitewe n'uko wagiye wambaye umwambaro w'imirimo yawe aho kwambara imirimo ya Kristo. Cyangwa se ukagenda uzi ko nta juru rihari nta n'umuriro uhari, ngo buri Imana ni yandemye n'izanshyira irahazi ni kugira ngo ntihaze. Ariko invitation kugezeho kuri uwo munsi ntabwo uzavuga ngo gisina ari imbizi ko hari invitation zatanzwe. Umwana w'Imana yacyuje ibirori, Imana data yose, hanyuma nawe uyu munsi ushobora kuri muri babandi bahumye bamugaye b'impumyi babakene, uri umunyabyaha rwimbi, hanyuma ukizera ibyo Imana yakoze. Ntabwo bisaba ko uri umusinzi cyangwa umusambanyi, nubwo uri bishop, nubwo uri papa cyangwa nubwo uri papa wicaye ahangaha, ibyo nawe byaba bikureba nk'uko nawe nanjye bindeba. Ariko ndagira ngo nk'uko wa muntu yabashe Yesu ngo yarebye ibirori avuga ngo hahirwa umuntu uzicara mu birori by'umwana w'Imana. Nawe ndagira ngo uze kuvanga bibaza ngo ese nanjye ibyo birori nzabyicaramo ko nashimye nicara mu bya Mose, nkaba naricaye no mu by'inshuti yanjye no mu ry'undi mwana wanjye n'ibyo n'inshuti yanjye, ibi nabyo nzabyicaramo. Kubyicaramo tike wayumvise, umwambaro wawumvise, ni ukwizera ibyo umwana w'Imana yakoze udashyizeho ikintu cyawe na kimwe, udashyizeho ikintu cyawe na kimwe, ukabyizirikaho nk'uko iyo umuntu ari kuraba mu mazi yizirika ku kintu cyose abonye hafi, yizirika kuri Kristo wenyine. Hanyuma ugayoboka imbere y'Imana uririmba ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu isi no mu ijuru keretse kwizera kogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Nta kindi mu isi no mu ijuru. Niba umwizeye nawe iyo ndirimbo wayiririmba, kongera ukaririmba ngo yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma nera de. Se koko nawe wababariye ibyaha uburera de, cyangwa utegereje kuza kwiyeza ku mugoroba kugira ngo ubone kwera de? Kuko ntabwo kwatuma wera, kuko n'umuntu witondongera ubyuke wanduye. Ariko wambaye gukiranuka kwa Kristo yambaye gukiranuka no kwera de iteka ryose.